gusoma suratul Fatiha mu isengesho dusoma cyane. Ese ahera kuri bismillahir rahmanir rahim cyangwa ahera kuri alhamdulillahi rabbil alamin? Icyo kibazo twari twakiganiyeho mu isomo ry'ubushize, aho twavuze ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi zitandukanye kuva ku basahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam baravuga ngo salaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar falam asma min ahadihim yaqulu bismillahir rahmanir rahim. Aravuga ngo nasengeye inyuma y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, sengera inyuma ya Abu Bakar, sengera inyuma ya Umar, nta n'umwe muri bo nigeze numva mu isengesho avuga ngo bismillahir rahmanir rahim. Ibyo ni ukubera iki? Ni ukubera ko bismillahir rahmanir rahim ni aya ibanziriza buri sura muri Qur'ani ntagatifu usibye suratul Baqara, suratul Tauba. Bityo ni aya ifungurira buri sura yose muri Qur'ani, nk'uko suratul Fatiha ifungurirwa na bismillahir rahmanir rahim, ni nk'uko idha jaa nasrullahi wal fath ifungurirwa na bismillahir rahmanir rahim. Bityo niyo umuntu arimo gusoma agiye gusoma isura ikurikiyeho mu isengesho, ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin, agiye gutangira indi sura, wenda urugero agiye gutangira idha jaa nasrullahi wal fath, ntago ngo bismillahir rahmanir rahim idha jaa nasrullahi, ahubwo aravuga idha jaa nasrullahi wal fath, bisobanuye ngo ntago birangurwa mu isengesho muri sunna z'Imana sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma ikibazo, ese ayiranguye hari icyo yangije mu isengesho? Igisubizo ni hoya, ntacyo yangije. Ni sunna muri sunna z'Imana sallallahu alaihi wasallam, na cyane ko hari ibindi bisomo bigaragaza ko bismillahir rahmanir rahim ari aya muri suratul Fatiha nk'igisomo cya Ibn Kathir. Wallahu a'lam.